bita zigira inshuti Michel ari ni ba umuntu Meshaki umwe oya Meshake ndacyamubona niyo wabeshya nge nkaba nkubona ntacyo Yego. nta kibazo bujya umukinnyi ukina nabi ariko ari mu kibuga ujya bakitabira imyitozo umutoza abakimutoza Yego. ndavuga abantu babuze mu kibuga Mm. ndabona muri izi ikindi kumubura muri 11 babanza mu kibuga Yego. nkaburamo zigira inshuti muri 11 babanza ku kibuga riziki yango yarutaha izamu zigira Ako se inshuti Michel we zigira ntiyaritahaga inshuti oya zigira inshuti ni defender Yaradefanda. inyuma gatoya kabisa akadefanda reka idini wenda- n'umusatsi w'umukara n'ibintu bikomeye cyane Reka wenda mere- uburetse ndabura umuntu tabaragira Pascal niba kiba ku kibuga cy'indege wenda yara Rwanda ikaba yaramugonze ntago mbisi ndi kubura umuntu bita Isaro Elize se Elize ariko Elize disi uramuzi yanenze Gitwaza anenga Masasu anenga Anenga Minyone Mignone. anenga ADPR byose arafata araritura kubita hasi turahaguruka turamureba Yego. tutubwo ni uje Mm. none twagiye kubona tubonerize ni sabune yashize itarafura Habaye. sibyo hari n'abandi Ikibazo cyawe kirakomeye. bagiye hehe Reka nyisubize kuberi ku bintu bitatu. Reka mere kuri Michel wenda n'urugero mbajije. Nka Michel urabizi ko ari umunyedini mwiza. Pe. Tuvugisha ukuri. Wamakanya hano naho ubwo hari icyo yaba ari gushaka. Michel rero ikintu cyamubayeho idini rye ryarahindutse we amenya ataramenye ko ryahindutse. Sinzi nicyo nkwemerera Michel idini ryarahindutse ntiyamenya ko ryahindutse urukumva sibyo reba isanduku yego irimo Theogene yego sibyo bose babireba reba hakurikiye isanduku irimo Mbayahaga Silas reba isanduku ubugabo n'abahanzi bari buririmbe Eh. Elize aze kubwiriza ngiraho iyo sanduku reba isanduku ipfundikiriyemo zigira inshuti twarapfushije reba isanduku hari abatipe bitaga ngo niba ikizumusonga baranabitiriye n'ayo mazina abitwa ngo ngo irabigize gutera irabisiribanze ngo irabisiribanze bafite n'ayo mazina ngo irabisiribanze urumva hari abitwaga irabivivuye hari umutipe twitaga ngo Elias irabivivuye ivivuye Imana yacu irabivivuye oya uwo mutipe bitaga irabivivuye uzi izina rye ni umutipe wiriya mu bice byo mu burengerazuba bamwitaga biryo wiziritse se oya ntago ari biryo wiziritse uwo nawe arahari bose barapfuye ariko jabo reka avuga ni imirambo irimbi ry'intwari mwana imirambo yagoze ko ni nyinshi oya undi we yaguye mu mazi igicumbi hariya wigeze gupfiramo yego urumva bamwitaga bitare bisate bya Nyagasani yego yari umuhanuzi bisate yarazaga kavuga ati abafite amadeni bose bagahagurura agahita agira ngo vi irabivivuye mwicare kandi mwana abantu banataha koko bakabona Uwiteka yabivivuye ko bana ariko Imana yakoranye nabo bikomeye abarwayi urwaye iki ati malaria vi urwaye iki ati wowe uzajye kwa muganga undi urwaye iki ati nge ndwaye umugongo vi abavivuriye bose umutipe kugira ngo yaragisoma bire yambwa ati nge nta ushobora no gutwara bibiliya ati Imana iri muri nge turakeda yego urumva uzi ko ariko batipe bimuye Haji hariya baramwirukana ibaze kwa Haji se hari ubwo ukimubona arega bafite amavuta abantu bagiye barangira iririmbi riruzuye mwami Yesu Yesu yaje ko wabwiye umuntu witwa Hezekiyeli kavuga ngo ari amagufu uri kuyareba muri aya marimbi ni menshi ati tusi ninjye wa mugore uramuzi ninjye wa mugore se namuyoberwa se none ko wabwiye Hezekiyeli kavuga ngo uretse merutse kubona indirimbo ya Tituze Jean Pundi iteye agahinda
iyo urebye indirimbo Titusi yakoze ashonje sibyo atega moto indirimbo yakoze asaba itike ku rusengero indirimbo yakoze ari inzahare ukazigereranya n'indirimbo akoze afite umugore n'inda afite inda akeye anywa umugati arya umugati usize akanywa ishyushyu afite imodoka agendamo uribaza mu by'ukuri harya aba bantu bakoreraga Imana ra ni gute imodoka igenda yiruka itari mesansi maze Imana yayishyira kuri sitasiyo yayuzuza karibira ariko bibaho we buriya ngo ntuza bayita gukira Volveri se oya ntuziri inyura mesansi kariburatere iranuwaya yesansi yuzuye iyo yuzuye na moto ikuzura iranuwaya ubwo kugenda bikanga bikagusaba kumena esansi muri kariburatere kugira ngo hazemo akanya n'akayaga. Izihe mpamvu zishobora kuba dushobora kubona abahanuzi baza bagahanura tukababura? Izo mpamvu rero zishobora kurenga 10. Mu mpamvu habaho impamvu z'uburyo bubiri, habaho impamvu z'uwo mwanya, hakabaho n'impamvu z'igihe kirekire. Sinzi umuhanuzi uhanurira inda we biroroshye ko ashobora kubona ihaho ibyo yararimo akabireka. Hanyuma umuhanuzi uri guhanura ibya Satani, kuko Satani agenda burikora ibyo mu bwami bw'Imana, ashobora kuba ari agenda yarigezweho, iyo turufu ntaba Imana ni Satani naba kiyikeneye akavaho. Even no mu bwami bw'Imana buri umuhanuzi amariki. Umuhanuzi ni umuntu uvuga amarangamutima y'Imana. Nkuko winda nawe yavuga amarangamutima ajyanye n'iki n'inda. Hari ushobora kuzagusanga iwawe muri salo byishima agahita bati zira ntebe Imana ivuganye nanjye ko oya uwinda ni projet uwinda yagitiva projet ye uw'Imana agagitiva projet y'Imana n'uwashitani nawe agashyira mu bikorwa imigambi ya shitani. Reka rero ncamikire kuri abo bahanuzi batatu nubwo n'uwinda tuze kumushyiramo kugira ngo umenye ko umuntu ari umuhanuzi w'Imana. Kabiri umenye ko ari uwinda. Gatatu umenye ko ari uwa Satani. Bisaba kuba ufite uyu mwuka witwa uwa discernment. Ariko nge nakwibarizaga aho bagiye izo mpano nzaza tuzisesenga niho nshaka kwitsa. Ese rega ntabwo ari riziki hari riziki Chantal hari ba Michel hari agumana nayo n'abandi bameze nkawe babita mu gifaransa abakonservateri. Aho rero uri kumva ntabwo waza kuri mubonamo sibyo nabo bamubonanaga nabo barimutse ntiyamenya ko bimutse. Ni icyo ngicyo uri kumva aho yagiye ari muri antikite. Yes, Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye nagwa azabyutswa, nabyutswa n'igihe tuzamubona wenda aje kuyobora idini ryavuga ati katubisubize ku murongo sibyo. Ariko nk'umunyedini mwiza nakubwira ngo mu mpamvu z'imboni zanjye nka Robert ndi kubona uri kumva yaracogojwe nuko idini rye ryahindutse, we ntiyamenya ko ryahindutse cyangwa se nishimira kugendana naryo. Wari ukomoje ku muntu witwa Elize Isaro. Elize arahari yibereye mu bwubatsi sibyo, arimo kubaka inzu yego. Ariko ashobora no kuba nawe yaracogojwe mu ni ibihe bibazo Elize yagize. Ariko si wowe wafata umunyafu ukazitura kuri aya mavuta ya Gitwaza nk'uko kubivuga, ugafata umunyafu ukazitura kuri aya mavuta ya minyone, ukazitura ku ya masasu, ugira ngo wowe biraza kukugwa amahoro. Ni ibintu biba byoroheje. Ibyarwanya umuntu byo ni byinshi. Kandi ikindi nanone umenya ko iri soko ryitwa social media n'ahandi ni imburamumaro. Ariko uzi ko na cano baziroga cyangwa nabyo barayiroga neza ikanga neza. Oya ibyo nabyumvanye Pasteur Justin Ikase TV Rwanda nkibaza ukuntu baroga cano y'umushumba bigwa sengera abantu ntayisengere ngo kandi Bibiliya nuzi ko ivuga se ko umuntu umuvuzi ugombora agomba kubanza akigombora. Ariko nigeze no kumva bivugwa ku muhanda ngo hari mwene so waho ndi hejuru cyane ngarajukaga mu gitondo akamanza akaguhamagara ngo umwe waguhamagaye izo wari kubona ni we zirahita zizaho. Rero barayiroga. Ushobora gusanga rero umuvandimwe
baramwonesheje ariko isaro barayiroza hari koko ako isaro yeditinga neza afite studio nziza avuga neza ibintu byiza nta muntu bireba kuva simwe mwamusakurije se nabakorode kuva ngo yakora n'abandi uri kumva nk'umuvugiriza kuva yakora ngo muntuza ngo hari umugore ngo yagize gutya Bugesera ngo akora muntuza mu buzima bw'ababyeyi Yego. nuko ngo arangije izo nduru zanyu wajya no n'abakorode kurya ubugara n'abandi. adakarabye mwaje mukamutsakuriza ubu korode yakuvugiriza induru ubundi ukagaruka uri umuntu uzi gutekereza koko wabona nka korode yagafashemo ushatse niba witurije ukaba wiryamiye ugaceceka igiterere yanyiranyerera kandi mu buryo bwose tuvugisha ukuri aba barize iki uragira ngo bigende gute ko aba ari urugamba rwinshi rugiye rutandukanye yitera iranyerera pasita iranyerera iyo uyikanagiye iranyerera hari impamvu zatuma umuntu anacogora mu murimo kugira ngo usige n'iby'ubuzima ariko nubwo abantu bahanura nubwo abantu bakora umurimo ariko twabuze abantu tubura n'ibintu nibuka abagore bitwa ba Gihozo aho nibuka abagore bitwa ba Joseline ba ba mama mama Vanessa ba mama Lionel bose aba bantu abitwaga ba Goreti aba bantu babaye iki baracogoye nyine bari hese bakiniye n'ikipe batazi bari hese barahari sinjya mbabona kuri Facebook byanze hari ntuza wemirije ariko se ubu wa mukobwa wacu ejo bundi nawe wari wakamejeje ari iki inde iyo mvuze umukobwa ariko ujya wumva uragira ngo njye kwiteranya nawe yarambwiye ngo ntuzanzane kuri iyi mihanda ariko yagiye byarangiye wagira ngo se uyu muvandimwe wahoze uvuga ngo araducururiza ku ifoto wowe uragira ngo niba muri mbiri ahubwo umubwira nshake umubwira nshake hari ijambo Yesu yavuze ati ariko ni kangahe nashatse kukubundikira Yerusalemu ko wica abahanuzi ukabamara reka nkubwire rero presse sibyo covid urayizi yego iyo bafataga umurwayi wa covid bahitaga batera uruzitiro abantu barimo hagati aho bakajyanwa kubasuzumisha yego uyu mugore araramuka agize ikibazo nawe tuzagufata ibizami njye nta kibazo ufite ndafata prince ibizami ntuza we uriya we ni igihangange yego ni ikimanuka cyane beura ndamufata ibizami ariko we ararokoka ni umugome beura abakozi bamushaka ye ni umugome anabyumve aya ngo yaraguhamuye ni umugome kandi afite ubugome bwo mu mutima ariko abahanuzi baragwengeye we reba wowe ndavuga ngo ndumiwe uramwibuka harabuze kweri noneho hakoze ejo Emi w'igihe ko yagiye ku mageragere ko nawe wa muvandimwe ko nawe nabonyemo uhe nibishaka oya ariko mwariko se arega abantu nibanahanure ariko banabare nibyo bahanura ese uvuze ko ADPR ngo izagira ubyutse FDLR yaje ubu koko amavuta FDLR ifite azabyutsa ADPR ayo mavuta nayahe koko erega buriya hari igihe umuntu ashaka kuba umusitari ariko nibajya no kuba buriya hari umuntu avuze ati uzakine ariko hari ibintu byo kuri papa wawe rero nuko wagumye umbaza ukanambaza nabi wanyu muri ADPR gusa ni benshi banambara Saturday oya ntambara Saturday we ibye ni ntuza buriya ariko uzi ko ntambara Saturday buriya we ajya umugore we ni pastor Abatoni ejo bundi nagiye hari ku rusengero ugasanga bari gutoreramo ikawa baragabanye noneho bafashe itorero bararigabana we n'umugore kandi iriya torero ryubatswe n'imisanzu y'abakirisitu ajya ngo umve uko imeze ariko yo hari amakuru ufite noneho ntambara Saturday buriya uzi ko bayoboraga ruriya rusengero umugore batabana ariko barumvikanye bati turamutse dutandukanye ntabwo twakongera kubona amaturo
twebwe turajya twibanira ariko twibonera amaturo ku cyumweru abantu batuburesinga ubwo bakavana mu rugo bakicarana nka mami na dadi imbere y'abakizi ariko bataha umwe akajya mu cyumba cye imyaka 8 imbere ya covid imyaka 8 urusengero rufunzwe nibwo bavuze bati aferi irarangiye noneho rero icyo twarengeraga kirahagaze musanyuraho reka twigabanire barigabanira umusaza aca ishene aragenda none se ubwo ntambara niba atararokotse si bamana nimuzandenganye muzandenganye niba Messi yabuze igitego baze kugira ngo ntuza muri yo siporo niba ntacyo yabonye na Messi yakibuze umwe wahengekaga ikibuno we yagiye umwe wahengekaga ikibuno mu minsi yashize yigiranye ntago nge nabikurikiranye iby'ikibuno ubwo nacyo cyaciyeho abantu impamvu badukurikiye dushobora gutangira gutya batari kumva ikintu turi kuvuga uyu murimo witwa umurimo w'Imana abantu benshi ari abawuvuga n'abawubwirwa barashutswe bashukwa bababwira yuko uri kumva binagana birereta ibintu bimeze neza ariko kuwinjiramo no gufata intambara niyo mpamvu ubona bamwe babuze ngwino hanure nubwo uririza iki numara kugera mu rugo uvuye mu mwuka ntago biraza gukuraho yuko warukeneye nayo kubaka urugo nk'abandi yego sibyo iki kintu abantu barakirengagije wambajije impamvu kiri mu bintu abantu bazize dore ibyago abantu bahuye nabyo abantu babaziritse mu idini yes uzi ko bamwe mu bakobwa bari nk'abavuga butumwa muri ADPR bagiye babona n'abasore babarambagiza bo mu yandi matorero bakanga ngo baba baguye ntibahemukira Imana uzi ko birangiye bagumiwe abandi babo umusore yamwandikira I love you ati toka dayimoni ngo ahagaze ngo mu mwuka akumva ko Imana izohereza ngo marayika uvuye mu ijuru akaba yamurambagiza akamurongora kandi izo serivisi ari serivisi zitangwa n'abantu zitava ku Mana Imana itera mu mutima aba bahanuzi wahoze uvuga bose ngenzi nk'abanyamakuru nk'abane banyuze mu biganza noneho bataka ikibuga batazi uko ikibuga terigeze gute imeze nk'ubu nkawe wowe umaze kuba umwana w'umuhanda ubu gahunda zose urazizi ndabeshya umuntu akaza gukina ku kibuga kinyerera atazi gahunda uko zigize gute zikorwa abeshi ngiki cyo bazize wari ubizi ko baje bakagwa mu biganza by'abagenti sibyo bitwa abanyamakuru uri kumva bafite indi mitwe bakorera mwebwe mukarwa kubaza ngo bagiye bari bahingukiye he mugasoza ngo bamwe ngo nabagome yego nyine oya dore ikibazo ukuntu kiba kimeze ngira ngo ubu batangiye bamwe kubona ko yego hari ibintu babuze bari bakeneye kandi kugira ngo babibone ko bagomba kuva mu nzira barimo yego kuko shitani yabishyize kure hano hagati yabo naho biri harimo intera nini yego hariho bambwiye umusanze ngo ushobora kuba twite ntago muvuze ibwo nabwo ndi mwiperereza ntago nzajyayo ubwo nyine uraza kumenya amakuru ariko agize umugisha n'uwo mwana akamubyara umwana we bujya natwe twese niko ba mama bagiye banatubyara ariko turiho kandi twariyeranjije turi abantu b'abagabo kandi urumva se urabona tutari abantu b'abagabo ngo nguki turi abantu b'abagabo erega muzageraho mutsindwe muzagera none se reka nze nkubwire wenda mama mbyara abantu baravuze ati uyu mugore udafite umugabo yasambanye yego none se ngiye kucyo unyemera kuki Imana inyemera se uzasubira inyuma usange mama yarakoze umurimo w'Imana kugira ngo mvuke ibintu by'Imana biratwikiriye sinzi amagambo mperutse kumva uri kuvuga kuri social media ngo Imana igaragara nk'umuntu kamera gutya na gutya na gutya na gutya ubwiru bw'Imana
abantu rero bagize gutya bararubira nabona Gerize ku isaro yenda kumena nge naramukurikiraga nanamufana yenda kumena nigeze no kujya kubwiriza ku isaro mbona ntashaka no kuma umwanya rwose arimo amanza nyine kuma mikoro arabanza aranyenteroja ngo yumve ko ibintu navuga ngo abantu babyumva numva nkosora ambwira uburyo abapasiteri twacuramye ambwira uburyo twarindagiye ambwira ko we yamaje gufata icyemezo n'ibiki ariko nanjye namureba nyine ubu ndiyenderekwa mu buryo bukomeye cyane ngiye mfite impano nahawe n'Imana ikomeye uretse ko ntajya hariya ngo nishongore ngo ndi umuhanuzi ariko ushaka kumenya ko ndi umuhanuzi hari umugore ejo bundi uretse kumbwira ngo musengere ngo umugabo bamufunze ndanamwihorera kuko ngiye niba abantu baba diaspora ngusengereje ukamboroka sinshobora umugore nagize gutya mbona nyohereje 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda 10,000 naranze no kumwitaba mbona anyoherereje 10,000 abayohereje 10,000 10,000 ndabibona byari nka saa 4 z'ijoro mu gitondo abana bari bugiye ku ishuri 10,000 ndagira mpita mbibikuza mbiha umunyeshuri cyane amafaranga uyategesha ndagije mpamagara wa mugore ndi 10,000 nabibonye nta nicyo binamaze sibyo nariko mbihaye umunyeshuri biramugezaho yiga ariko ntago nembuze n'itike ini niyinjira mu kigo akinjira mu kigo umugabo wawe leta soka muri gereza niko systeme nge nyubatse mu mavuta Imana yamaye araseka ngo namwe navuta yanjye ari hejuru sibyo yinjiramo umugabo asohoka umuhungu wanjye yinjiye mu ishuri yinjiye mu kigo saa 11 n'igice sibyo ribu nayibwira umugabo ngo taha nta bintu byinshi ubwo rero abantu bakaje baza ngo basuzugura amavuta ya Robert ntabwo ababigwa basakuza no buri aribo bahanuzi ariko none umutipe ubwo navugaga Elize uburyo yamanje aranyestima cyo kuza ngiye kugira amahirwe mbona aranyemereye nuko ku isaro nyuzaho ikiganiro nuko nditangira ariko ni nabyiza kumanza gusuzuma umuntu amavuta yawe naye niba bikorana nabyo ako kantu kuzajya ugakora manza ucekinge kuko burarega siyo mpano ushobora kwakira umuntu erega abantu bagomba kumenya ko buriya hari igihe turi hejuru n'igihe tuzajya hasi kandi aho hejuru hajya abandi ubu rero ntabwo akurikiranwa ngenda akurikiranwa ubu rero igihe kizagera yongera akurikiranwe nanjye nge hasi nahubwo niko ako kantu abantu batajya biga ntabwo abantu bakamenya none iyo umuntu abonye wari kurebwa agira ngo sibyo ntabwo hari abandi bo bazareba uyu munsi wowe niba uri kurebwa nabonye YouTube robo zaraguhisemo n'urugero nguhaye uyu munsi niba uri kurebwa ejo uzajya kubona Emmanuel ubu niba ugezweho zaramurutse we niyo wamuha ikiganiro nta n'abamureka nenye mwisa ni biyuze nye mwisa kandi abantu benshi ntabwo bajya babimenya ko n'izi robo ariko ntabwo ari ibibazo biri mu ivugabutumwa gusa turi kujya hanze turi gusanga abitwa ba Muyango na ba DJ Buriyani yego mugani wanuza wa Nsabi Dr Nsabati DJ Buriyani ngo no umutinganye ariko sinjye ubivuze ati bose se nibabizi yego ubwo rero ahantu hose kuki urabona uyu munsi hari gwaserera nyindi isi yacu yaricurize natanze akagero keza kazigira inshuti tureke nabo bahanuzi n'abandi bantu isi yacu yariyubitse abantu bashaka kuguma kuba hamwe hari hejuru hamaze kujya hasi wari wabona imodoka iyo iparitse ahantu amapini aremererewe kubera ko iyo iteretseho iyo ukoze urugendo ukagenda ubutaha aba ari hejuru niko n'isi yacu igize gute aka kantu kakwiye kubera abantu isoma gakomeye uri kumva nk'uko Salomo yanditse mu mubwiriza akandika ngo habaho igihe cyo kurira hakabaho igihe cyo kugira gute cyo kuseka igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara nawe wamuhanuzi we uri kumva uri kwibera uyu munsi menya ko ejo message yawe nirangira uzavaho aha turi Sirasi niwe waririmbye neza yari yabanga aha turi hahoze ariko ari hehe ntuza nawe ari yahaye nabwo yaragiye Bibiliya ivuga neza ikavanga umuntu witwa Hezekiya
kera yambwira turi kureba kiriya kibaya urabona ko ikibaya kirimo amagufa yumagaye ese byashoboka ko umuntu yayahanurira akavuga ngo niyongere abeho kandi byakunda noneho niyongera kubaho azajya amenya uko yitwara muri ubu bunyerere sibyo insengero zaranyereye YouTube iranyerera murayizi ko inyerera yo ni danje ariko twebwe kuri YouTube nta waduseka nta waduseka iyo usanze umwana ahetse umukwanana nawe uraheka ntabwo uvuga ngo uyu mwana ngo yaba ari umwana nyine ubyemera nk'umwana kandi iyo umutaye mu mazi nawe wafata umwana wawe wa agahita ajugunyamo umwana wanjye ngo nanjye urwana rwawe narutaye mu mazi kuri YouTube nk'abapasiteri nizayi wabiteye ubwo ngubwo amaraso y'Imana yacu izayamubaza muri twe twibereye mu nsengero twicayemo kuri altari twimereye neza baraza batwirukanamo ubwo rero umubyeyi witwa YouTube kuri Google aratwakira amabwiriza n'amategeko ye birubahirizwa cyane cyane buri gihe cyitwa guideline community ukuvuga cyane yego kuri gukeya ibinyoma byinshi abanyakuri ubwo mumukureho oya nta kintu cy'ukuri gipfa kubajya kuri YouTube ni mpamvu ubu twe tutagifite n'abantu banatureba buriya uko tugerageza kuvugisha ukuri umunsi wabeshye ukitereka ukabeshya Prince Robert TV izahita igira 1,500 uzajya gufata cya gihembo umunsi wabeshye ukicara hano uzaze twicare dukora inkuru iminsi 7 z'ibinyoma urebe Roba urebe turajya tuzikorera ku mabariko y'amahoteli tubikore se ku mabariko y'amahoteli kureba irimbi hari hakurya ngo ryijyaneho mbishaka inkuru z'ibinyoma turazikora ku mabariko y'amahoteli kabisa baraziburesinga barazizamura kandi abantu bakanazireba zikarangira kandi nizo bemera ko ari ukuri reka rero tubwire abantu ntago tuba tuje gusebya no kwandarika abantu niba twarababuze natwe n'abandi bose barababuze gusa tubwire abantu ngo babasengere kandi nabo aho bari bumve yuko rwari uruhahiro twahahiragaho umuntu wese yarageze ku isoko agasanga nta kintu kikibereyemo ntago yabura ubutabaza aho abacuruzi bagiye niba nta kindi warenzaho rero ngira ngo wasezera ku bantu reka dusoze icyo nasoza buriya akantu kakomeye navuze ngo aya magufwa yumagaye ese ntiyakongera akabaho Uwiteka ni ubizi niko Ezekiel yavuze niko yabwiye Ezekiel dushobora no kuba twibwira ko bavuye hano barakoze icyo ijambo ry'Imana rikora navuga ngo kure y'induru na kure y'aho abantu barasanira niho abantu baza kuvoma amazi niba ariko kuri rero bakaba bihishe bibereye mu myobo kadutegereze Goliath ubwo naza bazazamukana nayo baririmba indirimbo y'amashimwe Imana ibamugisha yes reka dushimire abadukurikira dushimire abantu mwakoze subscribe turahura mu bindi biganiro bikurikiraho ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao